njyawe n'ababyeyi b'abasilamu, mama ari umusilamukazi na data ari umusilamu. Hanyuma maze kumenya ubwenge gakeya, mbese maze kugira imyaka igeze kuri 5, nasanze njyana n'ababyeyi banjye nyine gusenga cyangwa se gusari mu musigiti w'abasilamu nk'uko bisanzwe. Nakuze rero nkuriye muri uwo muryango n'abavandimwe twavukanaga mu nda ya data na mama twari 5. Nanjye kandi nkura ariho nsengera. Imyizerere natojwe nkiri mutoya niyo ngiyo kurinda kugeza igihe ngereye imyaka igeze ku 8. Nangira nanjye gutekereza ko nkwiye kwiga nkamenya neza imigendere n'imigenzereze y'iryo dini. Ndanabigerageza kandi ngeraho nageze nyine nize bikeya muri ibyo ngibyo byo mu idini. Nize ijuzu yitwa juzu alifu, niga ya kabiri yitwa juzu ama, niga ya gatatu yitwa juzu amulani, niga Qur'ani na hadisi hamwe n'andi masomo 2 y'umugereka, isomo ryitwa adabu n'isomo ryitwa fikihi. Ayo masomo 2 ni amasomo akunda kujyana isomo ryitwa ubumenyi bw'idini n'imibanire y'abashakanye. Narinze rero nshaka nyira aho ngaho, hanyuma mbyara n'imbyaro zigeze kuri 3. Aho ngaho rero nkibarizwa kandi ari naho ngisengera, kandi imyizerere yaho narayigerageje mu gihe cyose nabagayo. Ubundi inkingi z'idini ya Isilamu ni 5: ni ugutora shahada, guhamya ko nta yindi Imana ibaho uretse Imana imwe rukumbi, ukemeza ko Muhammad ari intumwa y'Imana, ukemeza yuko Yesu ngo ari umusangirangendo w'intumwa. Noneho inkingi ya kabiri ikaba gusenga 5 ku munsi. Narabigeragezaga mu gitondo subuhi, isengesho ryitwa zuhuri rya 6:30, rasiri rya 9:30, rya 12:15 na raishayi rya 1:30. Inkingi ya 3 ko ari gusiba igisibo gitagatifu cya Ramazani. Hanyuma inkingi ya 4 ni ugutanga amaturo. Habaye amaturo 2, ituro ryitwa zakatiri fitiri n'irindi ryitwa zakatiri mari. Zakatiri fitiri ni ituro abantu batura barangiza icyo gisibo cy'iminsi 30, ryitwa ituro ryo gutunganya cyangwa se ryo kweza igisibo. Zakatiri mari rikaba ituro umuntu yakwita nk'icya 10 mu bundi buryo, kuko ni ituro ryo guturira ubutunzi ufite. Ukora ku butunzi ufite cyane cyane ufite agaciro, ukajya gutura Imana ituro ku bw'ubwo butunzi yaguhaye. Hanyuma inkingi ya 5 kwari gukora umutambagiro umutagatifu, ibyo bita hija. Nibyo nari nshigaje kandi nabyo mu mutima wanjye numvaga nzabikora. Ibyo 4 rero nari ngejejeho narabigeragezaga nkabikora nk'uko amategeko y'idini abimbwira, kandi imihango n'imigenzo y'idini rwose narageragezaga, kuko twari twarize ibintu byinshi muri adabu na fikihi. Twari twarizemo n'imyitwarire cyangwa se discipline, umwana w'umukobwa w'umusilamukazi uko agomba kwitwara. Twigagamo uburyo bw'imyisigire, imyambarire, imyifatire yose, ni ukuvuga ngo n'umukobwa hamwe n'umudamu ubwo biragendana. Twari twarigishijwe yuko umugore w'umusilamukazi cyangwa se umukobwa ashushanywa n'ururabo cyangwa umutako. Bivuze ngo agomba gushaka ibintu byose byatuma urwo rurabo rusa neza cyangwa se uwo mutako uba mwiza, kugira ngo azabone nyine umugabo cyangwa se umusore uzakururwa n'ubwo bwiza bwe. Ibyo byose rero narabikoraga, kandi rwose uko nabaga nshoboye mu bushobozi bwanjye. Hanyuma maze gushaka, maze no kubyara, inyungu nabisangagamo nta yindi, nuko nari narigishijwe gutyo. Narasengaga nkumva ariko mfite ibyiringiro by'uko inyungu mbitegereje ari ukuzajya mu ijuru, kuko niyo nyungu nari ntegereje. Ubundi sinakubwira ngo hari indirimo, niyo ngiyo nari ntegereje, nta yindi naboneka, kuko sinasengaga ngo wenda mbe nakumva Imana ivuga. Ntabwo nigeze numva Imana ivuga, sinigeze mbona nsenga Imana ngo wenda numva ijwi ryayo cyangwa se ngire guhumurizwa n'Imana. Nabikoraga nk'umuhango w'idini nigishijwe, cyo kora bikananyokipa cyangwa se bikanshyira mu mwanya wo kugira ibintu bimwe nakora kubera imihango y'idini. Kandi maze gukizwa naganirijwe n'Imana, irambwira ngo yishaka umuntu, nubwo umuntu yagira izindi nzira yanyuramo, ariko yishaka umuntu ifite ahantu imufata ikamwiyegereza. Jewe mu buzima bwanjye nkiri muto nakundaga, kuko narigishijwe ibintu byo kubaka cyangwa se by'imbanire y'abashakanye, numvaga nifuza kuzagira urugo rufite amahoro, rufite ibyishimo, kandi narigishijwe yuko urugo rwiza ari ijuru rya mbere. Dore ko mu idini rya Isilamu bavuga yuko habayo amajuru 7. Esikariye ya mbere rero y'ijuru bari baratwigishije ko ari urugo rwiza. Mu mitekerereze yanjye rero numvaga nyine urwo rugo rwiza nanjye ari rwo nzubaka. Hanyuma
nkiri mutoya maze kwiga ibyo ngibyo by'idini nababwiye, nakoze imirimo 2 mu idini bitewe naho nari ntuye. Maze kurangiza ayo masomo bamaye certificate ngira n'amanota meza, hanyuma bantoranya kuba uwo bita mudira, umuntu umuyobozi w'abagore n'abakobwa. Icyo gihe twabyitaga muri lokale, ariko ubu navuga ngo ni mu rwego rw'akarere. Nakoraga rero imirimo 2: koza amayiti, mirambo yose y'abagore n'abakobwa kuva ku ruhinja kugeza ku mukecuru. Narangiza ngakora n'umurimo wo kuyasarira cyangwa se gusoma iduwa nyuma yo koza umurambo. Hanyuma abagabo bakaza bagatwara umurambo bakajya kuwushyingura, dore ko bitemewe ko abagore cyangwa abakobwa bo bajya no kwirimbi. Umurimo wa 2 najyaga nshyingira abakobwa, atari ukuba marene, ahubwo nkuko bari barantoranyije bakama izina rya Hadira, muyobozi w'abagore. Ubundi urusengero rw'abasilamu rubamo ibice 3. Habamo igice cyitwa hera cyane, mu rurimi rwabo bakacyita mimbari. Akantu kaba kagobetse ku musigiti aho yubatse mujya mubona hari ahantu haba hasi ari igikuta gikoze mu viringo gitandukanye nuko ibindi bikuta biteye. Aho hantu hitwa mimbari, nahajya umuyobozi w'ibiganiro cyangwa se w'amasengesho. Inyuma y'ibirenge 3 uvuye aho hantu kuri uwo munara bahagaze, hakurikiraho imisitari y'abagabo, ahantu hitwa hera ho urusengero. Hanyuma abagabo bamara guhagarara imisitari yabo irangiye, inyuma yabo hakaba ipaziya cyangwa se rido cyangwa se igikuta kimwe muri ibyo. Inyuma y'icyo gikuta cyangwa iyo rido hakaba abagore. Bivuze ngo abagore n'abakobwa ntabwo bemerewe kugera hitwa hera mu rusengero rw'abasilamu. Hamwe n'ibyo rero nari mfite imyaka icyo gihe igeze kuri 17. Nari ngeze mu myaka navuga ko yari igoyirera, abantu bose bajya bayinyuramo barabizi. Iyo rero umuntu yazaga kansuhuza mu ndamukanya y'abasilamu, yansuhuzaga mbwiye ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nanjye nakwikiriza kubera ubwibone bwambaga mu mutima, nkikiriza ngo alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, alhamdulillahi rabbil alamin, nkagerekaho no gushyira ikiganza mu maso. Iyo nabivugaga nyo byabaga bishingiye ku bwibone bwambaga mu mutima. Urumva noneho niba ari nk'umuhungu cyangwa se umusore unshuhuje byabaga ari ibindi. Mu myaka nari ngezemo nagize, niba nabyita umugisha simbizi, wo kubwirwa n'abantu benshi mu gihe cyanjye yuko bankunda. Muri iyo myaka ashobora kuba yaranabivugaga kubera ko nawe ari umwana, ari iyo myaka ye, ariko jewe simbyumve muri urwo rwego, ahubwo nkabyumva nk'umuntu ushobora kuba agezweho, mudira wizi dini. Iyo umuntu yambwiraga ngo ndagukunda, nyine numvaga bineye ibintu byo kwibona. Biza kuntera rero gutekereza ko nshobora kuba ndi mwiza. Hamwe n'ibyo rero naje gutekereza, ndibwira ariko ko abantu bambwira ko bankunda, nazatungurwa no kwemerera umuntu ko tubana ntabitekerejeho. Mfata ikarine rero niremera umugabo. Ibi bintu nkunda kubigarukaho kuko ni ibintu byambayeho ndurubyiruko, kandi bingiraho n'ingaruka nkunda kuvuga kugira ngo n'urubyiruko nirubyumva ahari wenda hari icyo byamarira umuntu mu myitwarire ye igihe akiri mutoya. Nafashe ikarine n'ikaramu nandika ngo umugabo numva azanshaka. Nafite umwuka wo kumishurira yuko uwo nge numva ashaka ashobora kuzaba nawe ashaka utari jewe. Ndavuga ngo nzashaka umugabo w'inzobe kuko nirabura, ndabyandika. Icya kabiri ndavuga ngo nzashaka umugabo byibuze usumbijeho santimetero 20, ndabyandika. Icya gatatu ndavuga ngo nzashaka umugabo ntasumba na santimetero 1 kugira ngo nazamureba nyine nubitse amaso nkaba namusuzugura. Icya kane ndavuga ngo nzashaka umugabo utari mutoya cyane kuri taye, abantu batazajya bagira ngo n'umwana nahohoteye. Ikindi ndavuga ngo nzashaka umugabo utari na munini cyane kuri taye, nanjye abantu batazajya bagira ngo ndakana yatoraguye mu nzira. Ndavuga ngo nzashaka umugabo udakora imirimo yo guhinga kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Ndangije ndavuga ngo nzashaka kandi umugabo uri mu idini rya Isilamu, utari umwinjiye ya dini ahubwo umuzawa. Ikindi ndavuga ngo umugabo nzashaka agomba kuzaba ari umuturage wo muri Kigali ngari, icyo gihe niko hitwaga Gitarama, Butare, Gikongoro, Cyangugu, Kibuye, Gisenyi, Ruhengeri, Byumba, Kibungo. Ndavuga ngo ntago nzamushaka kuko ntazajya gutura kure y'Kigali, kandi mwumva sizanashaka ukodesha kubera ko icyo gihe bimukanaga ibintu by'ibikarito nta matera ari nkeya, kumva nzashaka umuntu utuye. Ibyo byose ndabikora mbyandika no mu ikarine, mbikora nk'umuntu ariko maze gukizwa icyo nayishuriwe. Namenye neza ko ibyo umuntu yibwira, Bibiliya irambwira ngo imigambi y'umuntu imenywa nawe, ariko igisubizo cyonyine gifitwe n'Uwiteka. Nabikoraga icyo gihe ngenyine mu bitekerezo byanjye, ariko ituye ahera Imana yaremye umuntu yari irimo inyitegereza, kandi yari inzi binkwiriye, izi n'urugendo rwanjye n'ubuzima bwanjye mu gihe kiri imbere nubwo ngewe ntari mbizi. Ibyo natekereje nibyo nanditse mu ikarine byaje kubaho. Maze gukizwa hari icyo Imana yabimenyeshejeho.
yarambwiye maze gukizwa ngo ipiki izagusiza wowe wenyine urayigura. Jewe nari ndimo gukora umurimo ntazi, ariko nari ndimo kwiteganyiriza ikintu kizanshyira ku rugero Imana inshakaho. Maze guteganya iryo rushako ryanjye, Imana yandebye iri mu ijuru, jewe ntayireba, uwo twakubakana urugo n'uwo twabana. Iyo umuntu rero yambwiraga ngo arankunda, namushyiraga mu bipimo mbabwiye haruguru. Narabanzaga nkareba niba ari inzo batirabura, nkareba niba atari muremure cyane unsumba cyane cyangwa atari mugufi cyane kuri nge, narebaga niba atari munini cyane cyangwa atari muto cyane, narebaga niba nari narashyizeho n'indi kondisiyo ko agomba kuzaba atandusha imyaka irenze ine, ngewe kandi nkaba namurusha n'umwe. Ibyo byose narabirebaga, nasanga wenda hari kimwe muri ibyo kituzuye, nkamubwira ngo ihangane urukundo naruhaye undi. Hanyuma Imana rero kuko iyo igushaka nk'uko nabivuze, igira uko igutegura. Imana yakoze ibyo ngibyo byose nashyize mu ikarine hatabuzeho ikintu na kimwe, kugira ngo inshyitse ku cyo yashakaga kunshyitsaho kandi ngira icyo ndicyo uyu munsi. Nyuma y'imyaka igeze kuri 2, ngize imyaka 19, nibwo Imana yazanye umuntu umeze nk'uko nashushanyije. Hanyuma umunsi umwe nkumva namuhakanira, ariko namushyira mu iforomo nabajije nkabona arakwirwamo. Ibyo bituma tumara igihe kinini tubivugana kingana n'iminsi 361 turimo kuganira nyine ku byo gukundana no kubana, ariko birangira tubyemeje. Hanyuma tunasezerana kubera Imana, kubana kubera Imana ana subhana wa ta'ala nkuko bisanzwe, no kuzatandukana kubera iyo Mana twiringiraga ana subhana wa ta'ala. Nanjye nsubiza nkuko abandi bansubizaga ngo jari jarari ndi umuja wa Nyagasani, ndabyemeye. Mu muryango wanjye hari ibintu bibiri bitabaguye neza. Icyambere, uwo muntu nari ngiye gushaka yajyaga agira nawe imyitwarire ubona y'umusore nyine nawe ufite amashaga gukiri mutoya. Mu muryango wanjye icyambere bambwiraga ko nyiri muto, ntarageze igihe cyo gushaka. Icya kabiri, umuryango wanjye bambwiraga yuko umuntu ngiye gushaka bitewe ko nawe yari umuntu bigaragara nkaho ari umusongareri udakora imirimo, wenda imirimo akora idafatika itagaragara. Nabo bambwiraga yuko urwo rugo ngiye kubaka rutazabaho. Umuryango wanjye umaze kubona ko maramaje, barabyemeye nabo, hanyuma tubana n'umuryango wanjye ubyemera. Navuze ngo maze gukizwa, Imana yarambwiye ngo ipiki izagusiza urayigura. Ntabwo nari nzi ibyo ndimo nkora muri icyo gihe, ariko nabishuriwe maze gukizwa. Maze gushaka nyine naragiye turabana mu rugo, kubera igihe kinini yamaze ansaba ko tubana. Natekerezaga ko nkunda cyane kandi nanjye niko nibwiraga, ariko nkuko navuze haruguru yuko umuntu ashobora kwibwira uwo ashaka, ariko adashoboye gutekereza yuko uwo ashaka nawe yaba afite undi nawe ashaka. Hashize amezi 3 buri minsi 4 tumaze kubana, nibwo nabonye neza ishusho y'icyo naremye. Amezi 3 buri minsi 4 yarambajije ati ariko ko mbona usa n'uwahindutse, ko mbona utakirya neza, utameze neza, buriya niki cyabaye? Nanjye ndamubwira nintekereza ko nshobora kuba narasamye. Nibwiraga ko ari ikintu kigiye kumushimisha, kuko mu buzima numvaga nifuza kuzabona mbyaye, kabona abana nabyaye. Numvaga rero nawe ari ikintu kigiye kumushimisha, na cyane ko icyo gihe jewe nari ngize imyaka 20 tubana, nawe agize imyaka 23. Hanyuma arambwira ati ejo rero tuzajya kwa muganga utanga ibizami turebe koko wasamye. Bwarakeye tujya kwa muganga Kicukiro Centre de Santé, ntanga ikizami, kuduha igisubizo batubwiye ko nasamye. Ahita ambwira ijambo rikomeye, arambwira ati ndababaye cyane jewe. Ndamubwira urababaye? Ati ndababaye. Na muganga arabyumva, arambwira ati muganga ndababaye. Aravuga ati si ubundi uyu muntu umupfana iki? Ati ni umugore wanjye. Kuki ubabajwe se nuko yasamye? Ati mugareka dutahe genda babaye. Twavuye kwa muganga rero ngenda mubaza icyamubabaje. Urumva abantu bataramarana amezi 3, ntago byari ibintu wahita ushyikira ikintu cyababaje umuntu, kandi numvaga icyaba cyamubabaje cyose nagerageza ngatanga imbaraga zanjye zose kugira ngo ngikureho. Ariko hari ibyo umuntu adashobora. Twaragiye turi mu nzira tugenda, arambwira ati rero reka tugende we kumbariza mu nzira tugere mu rugo, uze gutegura kare, uteke kare, turaza kwicara tuganire nkubwire icyambabaje. Naragiye koko ndabikora, turarya nyine ibiryo bya nijoro. Turangije kuva ku meza, arambwira ati ngaho reka twicare ku mukeka nyine aho twasariraga ku musari nkubwire icyambabaje. Arambaza ati zamuda uranyitegereza? Ndavuga ndakureba. Iyo urebye ubona ndi umusore ufite ubwenge? Ndavuga ni mbona ubufite. Ati se ubona ashyitse? Ndavuga urashyitse. None si udashyitse gena ariko kwemera?
ambwira ati noneho rero warebye neza koko nanjye mfite ubwenge ndanashyitse, ati ndashaka kukubwira rero icyatumye mbabara ni ati mu buzima bwanjye ntabwo yarazijya ibyo nari naranditse mu ikarine, sinari narigeze nanabimuganiriza, nta nubwo nayikuye iwacu nari narayisizeyo. Ambwira ati mu buzima bwanjye najyaga ntekereza nkumva hari umuntu tuzabana, umuntu tuzabana kandi nkumva azambera umugore, nimba ahantu ndushye amfashe kuruhuka, nimba mfite ikibazo cyo ntanabwira mama ngende nyimuganirize nkuko n'abandi bose bubatse bigenda. Ati ubu rero naratunguwe cyane kuko ibyo nari naratekereje si byo nabonye. Ndamugani wari watekereje iki? Ambwira ati sinari narigeze mu buzima nteganye kuzashaka umugore wirabura. Arambwira ati numvaga nzashaka umugore w'inzobe, kandi uwo mugore akazaba afite mu maso harehare, uwo mugore akazaba afite amaso manini kandi aje inyuma atari amaso atebeye mu bihene. Numvaga uwo mugore agomba kuzaba afite amenyo maremare n'ishinya y'umukara. Numvaga agomba kuzaba afite izosi rigufiya, umutwe wegeranye n'igihimba. Uwo mugore numvaga agomba kuzaba abyibushye yakurusha kutaye, ari muremure agusumbaho, wenda tureshya cyangwa se asumbaho. Aravuga ati kandi uwo mugore numvaga agomba kuzaba ari umugore uvuga amagambo makeya, uvuga yitonze. Aravuga ati rero sinzi uko byangendekeye, narambuye amaso mbona ni wowe tubana. Ati rero ndashaka kubwira icyambabaje, ntabwo uri umugore nshobora kuzishimana nawe ubuzima bwanjye bwose. Arambwira ati kandi kigeretse kuri ibyo, nasanze utari umugore nzagira ikibazo nkaza nkakibwira nk'umuntu wumva nkwisanzuyeho. Nasanze kandi tutazabana kugeza nshaje kuko nazarinda mpfana agahinda kuko ntago naba numva narageze ku cyo natekereje. Arambwira ati ubwo rero hamwe n'ibyo nanjye nk'umuntu uzubwenge nyine natekereje ndavuga ngo iminsi tumaranye nkwiriye kukubaza icyo wifuza cyangwa se icyo naguhemba, hanyuma nkakiguha ugasubira iwanyu, nanjye nkazashaka umugore umeze nk'uko umutima wanjye ushaka.